Rwanda ku kintu cyo kurya ibiryo bitagira amavuta cyangwa se bifite uduvuta dukeye. Uyu munsi uburyo bundi nje kubereka n'uburyo bwo gutegura umuceri ukaryoha kandi utawukaranze. Hanyuma kandi ikindi kiyongereyeho kumwe uba watinze gutekera abana, ndateka umuceri, ndateka imboga, mbese ukabona umwanya wabuze. Kandi murabizi ko tugomba kwibanda ku kintu bita kujya duteka ibintu birimo imboga by'umwihariko nk'iyi karoti. Ni ingenzi umumaro. Hari akantu nari kuwarurisha kugira ngo mubirebe ariko ntago bisa neza nko ku isahani y'umweru noneho. Yego. Yego. Aha turabashuhuje mu izina rya Yesu abakunzi ba Mama Sharirene, hanyuma by'umwihariko abakunzi b'igikoni. Turabashuhuje kandi turanabashimira ko mukomeje kugubwa neza kubwo ibyo mukomeje kubona mu gikoni cyacu. Mwagiye mumpamagara, mwagiye munyandikira, mwagiye mumbaza ibintu bitandukanye. Hari nibyo mwambwiye ngo uzabidusubiremo, hari abambwiye ngo uzatwereka uko bateka iki, uko babika muri firigo ibishyimbo, uko babigenza gute, uko bateka isombe, byose tuzabireba. Ariko uyu munsi nagarutse mu gikoni. Nizere ko rero mumeze neza, nizere ko Imana ibarinze, nizere ko ukuboko kwiza kw'Imana yacu gukomeje kubarwanirira. Muri uyu mwanya ni iki tugiye kureba? Tumaze iminsi twibanda ku kintu cyo kurya ibiryo bitagira amavuta cyangwa se bifite uduvuta dukeye. Uyu munsi uburyo bundi nje kubereka n'uburyo bwo gutegura umuceri ukaryoha kandi utawukaranze. Hanyuma kandi ikindi kiyongereyeho kumwe uba watinze gutekera abana, ndateka umuceri, ndateka imboga, mbese ukabona umwanya wabuze. Ukuntu ushobora gufata umuceri ukawutekana n'imboga kandi ukaryoha ukagira go. Nibyo tugiye kuganira, nibyo mugiye kubona. Ndakoresha iki? Umuceri n'imboga, ndakoresha pavuro, ndakoresha karoti, ndakoresha igitunguru, nkoreshe na tungurusumu n'ibindi bukoreshe. Hanyuma ikindi ni murebe hano bimwe nababwiye byo kwekonomiza umwanya kuko umwanya uba ari muto. Ubu hano nashyizeho amazi y'umuceri, muyarebe. Nuko nyine bitangira. Murabona ko harimo amazi y'umuceri. Hanyuma ufata amazi ukayashyira ku ziko akabira cyangwa agashyuha cyane, nyuma ugashyiremo umuceri. Ndaje rero dushyiremo umuceri sasa. Nkuko mubibona uyu ni umuceri. Ndakora umuceri igikombe kimwe, navuga ngo ni igikombe cy'inusu. Uyu ndakora uyu rwose. Ndakora igikombe kimwe kuko ntago turi benshi. Najyaga nkora mwinshi none bagiye muri interina, ubwo rero ngiye kuwoza. Hanyuma y'amazi yabize, amazi yabize, dore ngiye gusukamo wa muceri twogeje. Nimara kuwusukamo
ndashyiramo umunyu muke, hanyuma reka mbe nkupfundikiye. Mu gihe nkupfundikiye turindiriye kushya, tugiye kuba dutegura za mboga turi bushyire mu muceri. Hanyuma ngiye gutangirira kuri karoti, ngiye kuyiharura, tuyiharure. Hanyuma karoti turayiharuye, hanyuma twamara kuyiharura ndayikatamo utuntu dutoya dushoboka. No gukata utuntu duto, nizere ko muri kubireba, kandi murabizi ko tugomba kwibanda ku kintu bita kujya duteka ibintu birimo imboga, by'umwihariko nk'iyi karoti. Ni ingenzi, umumaro w'imboga murawuzi, nimba utawuzi uzajya kubisacinga. Njye ntabwo ndabona umwanya wo kubivugaho, ariko ndabishaka, ariko ni karoti ni ingenzi. Maze iminsi rwose mubona ko ndi kwibanda ku bintu byo guteka, ibyo utetse ukabitekamo imboga. Nta gihombo kirimo. Hanyuma karoti reka ndekerize,
karoti, hagiye gukurikiraho pavuro. Pavuro nayo ndayikatamo duto tumeze kuri nkuko nakase. Nkuko nakase karoti. Simpe nuko ari ingenzi, harimo vitamini, ariko no kubireba umuceri w'umweru ugashyiramo ibi birungo bigira na kara nziza isa neza, ukabona ko ari fresh. Pavuro ngiye gushyiramo igitunguru, kandi ndashyiramo igitunguru igice. Icyo ngikatamo duto. Hanyuma ngiye gukata na tungurusumu mu duto, ntabwo ndi buzisekure. Ntabwo ko ari umuceri utogosheje, nkawushyiramo imboga kandi utogosheje nta bikaranze. Hari abantu bazi ko umuceri uryoshye ari uwo wakaranze ugashyiramo bya birungo. N'uyu uraryoshye cyane, uzawutegure urebe. Nabibonye dore nibyo. Hanyuma reka turebe wa muceri uko umeze. Nawubonye do. Ubanza gushyiraho umuceri ukabira, ukagera mu rwego rwo kuba waba ukocoreka, ko bavuga ukocagurika, nyuma ugashyiramo karoti. Ngiye gupfundikira, ndaza kubabwira igikurikira. Twongere turebe wa muceri. Nabereka ukuntu utangiye gusa neza. Noneho nimurebe iyi kala. Umva naho warekera gutya pe, ariko noneho do turashyiramo nibi dore. Noneho hano ugeze turashyiramo amavuta make cyane. Make cyane. Katwongere dupfundikire. Reka turebe noneho. Turebe uko umeze. Nabibonye. Ubona aka kabara ko kukuntu ari sawa.
noneho hasigaye kumuka, ntabwo urumuka, katureke wumuke amazi ashiremo, gushya bwo wahiye ariko hasigaye kumuka. Reka turebe wa muceri wumutse rwose, katuzimye. Nabonye ukuntu usa. Noneho reka nkwarurire ku isahani. Hari akantu nari kuwarurisha kugira ngo mubirebe, ariko ntago bisa neza nko ku isahani y'umweru. Noneho yego, murebe ukuntu usa rero. Nawubonye? Nawubonye? Haleluya. Nawubonye koko? None se mbabeshye? Ubu murabona nabatuburiye. Hinga mbumvire. Urabona pavuro iri ukwayo kandi irahiye, ntabwo yashwanyutse. Karote yahiye cyane. Hanyuma ubwabyo reba uko wabiteguye ukuntu bisa mu kanwa, biraryoshye. Uyu muceri nawe uraryoshye, biraryoshye. Hanyuma mwabonye ukuntu ushobora guteka umuceri urimo imboga. Ubu rero ushatse washyiramo n'imiteja, ushatse washyiramo imboga z'ibyatsi. Nzabereka ukuntu umuntu ateka umuceri akawushyiramo imboga z'ibyatsi. Izi ni imboga za karoti hamwe na pavuro n'igitunguru. Ubu ni uburyo bworoshye, aho kuba ngo ngiye kubanza nkarange ngo ngere gutya ngo ngere gutya. Ubu ni uburyo bworoshye kandi ukarya umuceri mwiza. Ubutaha rero nzakwereka ukuntu ushobora no kuwutegura noneho ku isahane, ugategurira umuntu akarya, abana, umutware cyangwa wowe cyangwa n'abashyitsi. Imana nibaha umugisha. Uzabikore wumve, kandi nkuko mukomeje kubimbwira muti twarabikoze, nubikora uzambwire. Imana niguha umugisha.